Uyu munsi tugarutse kuri demarage, kureba uburyo dushobora gukora demarage ya moto kandi neza. Iyo tugiye gutangira demarage ya moto ugomba kuba uparitse moto hano gukira munsi y'umusozi, bakwereka ahantu moto uri bwatangirire, ukambara kasike bisanzwe ukicara kuri moto. Wowe ukabanza kumva bisanzwe ukayicaraho, iyo moto n'ubundi utangira ikizamara uko moto iri kwaka. Wowe ukaregera akariro kawe na buriyage ukabifata neza, ukaroba vitensi. Ugomba kuba ukandagiye hasi ku kirenge cyo hirya kuri feri y'ikirenge ufashe iy'imbere. Iyo ugiye kuroba vitensi uzamura akaguru k'iburyo ugahita ushyiramo vitensi vuba, wegura na feri y'imbere n'iy'ikirenge byose urekura, ukomeza waguhagarika ugahagarara nyine bisanzwe, ukongera ugahaguruka ugahagarara, ukongera akaguhagurutsa ugahagarara. Iyo utigeze ka kaguru ko hirya gakandagiye hasi udandabiranya ngo gakandagire hasi, cyangwa se ukaba uri guhaguruka neza ngo ube wahaguruka ngo moto ijye mu mukono itari iri kujyamo, demarage ibizi. Dore ikintu gikunze gutsinda abantu kuri demarage. Ikintu gikunda gutsinda abantu kuri demarage, umuntu araregera nyine bisanzwe. Kuba biriya vitensi bisaba kuyiroba rimwe gusa bidasubirwamo, kandi ukayiroba neza. Hari igihe umuntu ayirobye agatinda kuri feri, moto igahita idandabirana nyine, ituma adandabirana agakandagira hasi, kandi iyo ukandagiye hasi nyine udakomeje ubutsi. Ikindi kintu ushobora gutsindwa kuri demarage, hari igihe umuntu arobye vitensi agatinda gusubizaho akaguru, cyangwa se gutwikira vitensi akanazamuka atari mu murongo yahagurukirijemo moto. Ubwo babyita ni ukugenda zigizag kuri demarage, uba watsinda. Ikindi kintu gikunze gutsinda abantu kuri demarage, iyo baguhagaritse umanura ikirenge ukandagira ahantu hamwe, bana kugenda wimura ikirenge ngo ukandagira ahangaha, numara guhagarara neza wongere wimura ikirenge uhagarara imbere yaho. Oya, niba baguhagaritse manura ikirenge n'agaferi buhoro, aho uhagarara habera aho. Iyo wimuye ikirenge uba utsinzwe, kuko babifata nko kugenda ukuba ikirenge hasi. Ikindi kintu ushobora gutsindwa mu gihe uri mu kizami cya demarage, ugomba kwirinda guhaguruka. Ugomba guhaguruka wegereje amatako moto, kuko iyo uhagurutse ugatandaraza bityo kuri moto, bahita babifata nkaho mu gihe uzaba uri mu muhanda ugahaguruka amatako adafashe kuri moto, moto ishobora kugenda nyine aho ishaka, ari hahandi nyine itana umurongo yashaka kugenderamo. Dore uburyo rero dutangira ikizami cya demarage. Dutangira ikizami cya demarage, wambara kasike, fanda aba ari imbere yawe akakubaza ko witeguye, akakubwira ati manika amaboko, kugira ngo moto yumve ko yaka nta vitensi isanzwe irimo. Moto iyo umanitse amaboko moto igasigara yaka, ahubwo bisobanuye ko nta yindi vitensi irimo. Ugafata kuri amburiyage yawe n'agaferi k'imbere n'iy'inyuma, ukaregera neza moto yawe, ugahita ushyiramo vitensi vuba, ukegura akamburiyage na kagaferi ko ku kirenge, moto ikagenda itagiye zigizag. Ugahagarara akongera akaguhamagara, ugahaguruka neza, ugahita utwikira ikirenge kuri amburiyage kuri vitensi, ukongera ugahaguruka bwa gatatu, ugahagarara, ahita akubwira ko utsinze. Noneho ugahita ukandagira hasi bisanzwe, ukanafata feri, mwarimu agahita aza kwitorera moto ye, ubwo uba watsinze. Ubwo nibwo buryo bwiza dushobora gukoramo ikizami cya demarage kuri kategori ya moto A, ukayibona kandi bitakugoye. Hari abantu bavuga ngo gukora kategori kuri moto bwa mbere ngo ntabwo bibaho, kandi ni ibintu bisanzwe bibaho na cyane. Moto uyiga neza ukayimenya, ukayimenyera, ukayica amazi ku buryo unyura mu ikona bisanzwe unahetse umuntu, ukaba wananyuramo wicaye gikobwa nyine, wa muntu uba umaze kumenya moto neza. Hari umuntu kuri moto utabasha no guhaguruka muri sirikirasiyo, atangaje na vitensi 5 ngo anamenye izo akuraho, anamenye n'igihe ashyiramo ikinyoteri, yakora 5 cyangwa 4 agenda abwira abantu bose aca n'intege abasigaye ko gukorera kategori ya moto ari ibintu bigoye, ariko ni ibintu bisanzwe. Nkanjye nk'urugero, kuko nshaka kubwira bati niti Chamusoni Rwanda nk'ibisanzwe, wowe nta kuntu njye nayikoreye rimwe ritagira irya kabiri.
muranyishura ayo kwiga murayanga ati umuntu utambara kasike ambara kasike tangi